wo gutambutsa mesaje. Hanyuma nagize iyerekwa nijoro ndyamye mbona uyu muhanda wa Shyirongo. Uyu muhanda wa Shyirongo kuva Shyirongo uza ukagera hano ku giti cy'inyoni. Uyu muhanda nagiye kubona mbona hamenekeye amaraso menshi cyane. Uyu muhanda Imana yambwiye ngo mbwira abantu bari kwerekeza muri ziriya nzira, muri uwo muhanda nabonye, basenge mbere yuko bahaguruka berekeje muri iriya nzira, babanze basenge. Kuko ikintu kinini cyane cy'ikiyoka, mbona uruntu rw'uruyoka runini cyane, mbona ruragiye rwitambika mu muhanda. Nabonaga ari ikiyoka kinini cyane kibyibushye cyariye, kiragenda kitambika mu muhanda. Kimaze kwitambika mu muhanda kirizinga, kikajya gitangira kikizinga, cyabona imodoka kikizinga, kirangije kizamura umutwe kiwushyira hejuru. Noneho mbona haturutse imodoka imbere. Nabonaga ari imodoka ya hoho, nabonaga ari ikimodoka gipakiye amasima. Nabonaga iyo modoka ipakiye amasima menshi cyane. Ngiye kubona mbona n'indi modoka y'ikamyo, nayo mbona hari yaturutse imbere hari n'iyaturutse inyuma. Noneho ya modoka y'ikamyo ishaka kugira ute kujya kugonga ya modoka, kujya kugonga ya nzoka. Ikiyoka cyagiye gifunga umuhanda kizamura umutwe. Kizamuye umutwe, imodoka imwe yazamuka zahuriranye. Noneho wa wundi w'igikamyo ashaka kujya kugonga ya nzoka. Ato yahanyuraga n'amagare, byose byahitaga bikora impanuka. Mbona haguye abantu benshi cyane, mbona hapfiriye abantu benshi cyane. Imana irangije irambwira ngo abantu muri kwerekeza muri uriya muhanda nabonye, sindanahagera nahabonye, ariko abantu muri kwerekeza muri iriya mihanda, Imana yambwiye ngo musenge cyane kuko Satani yahasabye. Satani abayobozi bakomeye, Imana igeze muri aba bayobozi bakomeye. Imana irambwiye ngo buri wese wicaye ku ntebe atarabiherewe uburenganzira, iyi ntebe agiye kuyihagurukaho. Imana irambwiye ngo igeze no mu bayobozi, igiye guhagurutsa abayobozi, ijugunye izi ntebe, igiye kuzijugunya yongera itera izindi. Hari abantu Imana igiye guterera intebe. Buri ngeri zose Imana igezemo, buri ngeri zose Imana igezemo, buri ngeri zose Imana igezemo. Igiye gutera intebe nshyashya. Hari intebe nabonye Imana ihirika, mbona Imana irahiritse mu bagitifu, mbona Imana intebe irazihiritse, nkajya mbona iri kugenda itera izindi zana abandi bantu yicazaho. Muri ba mudugudu mbona Imana irahiritse, mbona iri kugenda itera intebe izana abandi yicaza. Buri ngeri zose nabonye Imana yinjiramo. Yes, reka nongeye ngusuza mwifuriza umugisha Imana werere hose impande zigize isi dutuye ko arenye. Reka ngusuzwe Imana yongeye guha umugisha kugira ngo uramuke ube uri amahoro, Imana ihabwe icubahiro. Nawe bitashobokeye suko utabyifuzaga, ariko aheza ni mu ijuru. Niko bivuga ngo aheza ni mu ijuru, tuzabonana ku munsi w'umuzuko. Kangusuze nawe aho werere hose uri urasaza uburengerazuba, amahoro y'Imana nabane nawe. Kangusuze nawe wifuje ko wabyukuri muzima ariko kabyanze ko bari kwa muganga, ihangane. None hatejo hashize ndabizi neza ko Imana iri buze kukorohereza. Kankubwire wohere mu gihugu cyari cyose uherereyemo, nima mu gitondo ngo ugira umunsi mwiza kandi ngo ugira umugoroba mwiza. Biravuga ngo hari kurakora umuntu kwa mu gitondo impundu zikavuga. Kongeye kugirwa umugisha n'Imana, turi kumwe n'umuhanuzikazi n'umutumishi w'Mungu Shyirongo cha Bwana. Turagusuje mama. Turabakiriye, turabekeje mu izina rya Yesu. Turavuga ngo turabakiriye cyangwa turabasuhuje? Turabakiriye mu izina rya Yesu. Yego, iyegereze mikoro ntacyo bitwaye kugira ngo abakunzi bacu baze kumva neza. Yego. Amazina yawe ninde? Amazina nitwa Ihogoza Marie Rose. Ntago ari ubwa mbere nje ku manzi, nta nubwo ari ubwa nyuma. Yego. Yego.
nshuhuje abakunzi bankurikiye ndabakunda cyane amahoro y'Imana bane namwe yego amen. Umeze neza urakomeye? ndashima Imana. Reka tukwakire hanyuma rero udusengera Imana utwinjiza mu kiganiro duhe message y'Imana gutumye karibu. Yego Mana mu izina rya Yesu ndagushimye. Uri uwa mbere Kristo, uri itangiriro ukaba n'iherezo, nta wakubanjirije nta n'uzaguheruka. Uri mugari, uri muremure Kristo. Haleluya, Imana ishimwe. Utwitaho uko bwije nuko bukeye. Haleluya, habwa icyubahiro amamara kuko uri umunyembaraga. Ayiwe warabambwe turabamburwa, umena amaraso menshi ku musaraba kugira ngo dukunde tubeho. Nshimiye imbabazi zawe udahwema kutugirira uko bwije nuko bukeye. Ndaje ndi wa mugore Yesu, ntacyo nzanya mu biganza byanjye cyabasha kuncungura, cyakora cyo nizeye imbabazi zawe n'umusaraba wawe. Nunyemerera ya masaha Kristo ururukire kubana nanjye, tangirana nanjye imbaraga z'Imana ziganze kuri nge. Mwuka wera w'Imana ategeke, nihabeho kwihimbaza. Nyemerera mvuge mbwirijwe nawe, nsengeye buri wese ugiye kunkurikira, reka abonera umugisha imbere yawe. Abarwayi bakire, ingumba zibyare, impumyi zihumuke, ibirema bihaguruke mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka ijambo ryawe Kristo ribe inkomezi kuri buri wese unkurikiye, rigira aho ridukura, rigira aho ritugeza. Amamara kuko uri umunyembaraga, mwuka wera w'Imana naganza ategeke. Haleluya, Imana ishimwe. Nguhaye ikaze na karibu Kristo. Amamara Yesu ndagushimye none n'iteka ryose. Amena. Imana ishimwe. Tugiye gusangirira ijambo riboneka mu itangiriro, ibice byaho ni 26. Itangiriro ibice byaho ni 27. Itangiriro ibice 27, umurongo waho ni wa 18. Titire y'ijambo iravuga ngo Yakobo ahabwa umugisha na se. Imana ishimwe. Tewa aha hantu nawe hasome, soma kuri uwo murongo wa 18, nurangiza ugeze ku murongo wa 29. 18 ugeze kuri 29. Yego yego. Ajya aho se ari aramubwira ati nukuri ndakwitaba urinde. Yakobo aramusubiza ati ndi imfura yawe ra nukuri ndi imfura yawe, nakoze ibyo wantegetse. Ndakwinginze byukurye ku muhigo wanze kugira ngo umpeshe umugisha. Ndabinginze nimunkurikire inshuti zanjye. Haleluya. Ni iki gitumye ubona umugisha vuba? Haleluya. Uko Uwiteka Imana yawe impaye ishya. Nukuri nuko Uwiteka Imana yawe impaye. Haleluya. Mwana wanjye igira hino. Nukuri ndakwinginze ngo koreho, menye yuko uri umwana wanjye Sawu, cyangwa ko ari we, cyangwa nukuri nukuri. Amukoraho aravuga ati ni bya Yakobo, ariko ibikonjo ni ibya Esawu. Nukuri 23 ntiyamenya uwo ari we, ntiyamenya uwo ari we, ibikonjo bye biriho ubwoya, kuko ibikonjo byari biriho ubwoya. Haleluya. We Esawu nuko amuhesha umugisha. Aramubaza ati uri umwana wanjye Esawu koko? Aramusubiza ati ndiwe. 25 aramubwira ati unyegereje nanjye njye ku muhigo w'umwana wanjye kugira ngo nguheshe umugisha. Nukuri. Haleluya. Ararya amuzana na vino asoza gatatu. Aravuga ngo Isaka aramubwira ati mwana wanjye yegera usome. Nukuri. Yegera usome. Aramwegera aramusoma, yumva impumuro
ni iya Esawu. n'imyambaro ye amuhesha umugisha ati impumuro mwana wanjye imeze nk'iyo umurima Uwiteka yahaye umugisha. Ni ukuri impumuro yawe imeze nk'umurimo Uwiteka yahaye umugisha. Haleluya. Imana ishimwe. Ni ukuri iguhe ku kime kiva mu ijuru. Twagabanya umugisha bene data. Haleluya. Yesu mwakire ku mugisha w'Uwiteka. Imana ishimwe. Nibyo. Ni ukuri. Amoko agukorere ni ukuri bene data munkurikiye turi guhabwa umugisha mwakira umugisha w'Uwiteka. Haleluya. Mbifurisha umugisha uva hera hahera. Imana ishimwe. Imana nibaha umugisha. Haleluya. Bene data nshuti z'umusaraba, iki gitondo nicaye hanje kubahesha umugisha, ndumuhesha umugisha. Mwakira umugisha uvuye ahera hahera. Haleluya. Imana ishimwe. Dusomye mu Itangiriro ibice byaho 27 ku murongo waho wa 18. Yakobo ahabwa umugisha na se. Haleluya. Imana ishimwe. Mwene data nshuti y'umusaraba, nawe unkurikiye ukeneye umugisha, ukeneye umugisha uva hera hahera. Haleluya. Imana ishimwe. Nguzaguhesha umugisha nanjye nzamuha umugisha, uzakuvuma nzamuvuma, ntaguzigera unyeganyezwa. Haleluya. Imana ishimwe. Bene data nshuti z'umusaraba, ndafashijwe ariko namwe mufashwe. Mbifurije gufashwa mu izina rya Yesu Kristo. Subiremo ko mikorangira yari ifunze. Iyo Bibiliya no nyene isome hanyuma 27. Yego. Ubu ibyo navuze byose ntago babyumvishe. Babyumvishe ngiye gusubira muri jambo ry'Imana kugira baryumve. Ni Itangiriro ibice 27. Yego. Kwereye ku murongo wa 18 kugera ku murongo 29. Ku murongo wa 20. Avango Yakobo aha umugisha se. Ahabwa umugisha na se. Nanjye nicaye aha nk'umuhesha w'umugisha. Bene data. Haleluya. Ajya hose ari aramuhamagara ati. Ngajya hose aramuhamagara. Data. Ndakwitabye. Urinde mwana wanjye. Nukuri. 19 navango Yakobo asubiza se ati. Yakobo asubiza ndi imfura yawe nukuri. Ibyo wantegetse. Nkoze ibyo wantegetse. Ndakwinginze byuka urye. Ndakwinginze urye. Kugira ngo umpeshe umugisha. Kugira ngo umpeshe. 20 navango Isaka abaza umwana we ati. Ndabinginze nimunkurikire bene data kugira ngo mbaheshe vuba. Uryo mwana wanjye. Aramusubiza ati ni uko Uwiteka Imana yawe impaye ishya. Nuko 20 avango Isaka abwira Yakobo ati. Isaka abwira Yakobo ati mwana wanjye igira ndakwinginze ngukoreho yuko ari umwana wanjye Esawu kuko cyangwa ko atari we 22 Yakobo yegera se Isaka amukoraho aravuga ati ijwi ni irya Yakobo ibikonjo ni irya Esawu 23 yamenye yuko ari we kuko ibikonjo biriho ubwoya nk'ibya mukuru we Esawu. Nuko amuhesha umugisha. Aramubaza ati umwana wanjye uri umwana wanjye koko ese muri nta akabazo ese muri ku Gisiyoni ni musubiza ati niwe muri kujyayo nuko aramubwira ati aramwegera nanjye nge ku muhigo w'umwana wanjye nukuri ngo nguheshe umugisha aramwegera ararya amuzanira vino asoza se Isaka aramubwira ati mwana wanjye nyegera unsome aramwegera aramusoma nukuri yumva impumuro y'imyambaro ye yamuhesha umugisha impumuro y'umwana wanjye imeze nk'iyo umurima
Uwiteka yahaye umugisha. Impumuro y'umwana wanjye imeze nk'iy'Uwiteka. Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru. Imana ibahereze ku kime kiva mu ijuru. Imyaka impeke y'imyinshi. Nukuri Imana ibahe umugisha ratuva hera. Aravuga ngo amoko yose agukorere. Amoko yose. Amahanga akwikubite imbere. Amahanga akwikubite imbere. Utware bene so. Utware bene nyoko bakwikubite imbere. Bene nyoko bakwikubite imbere. Wese avumwe. Uzakuvuma wese azavumwe. Uzakwifuriza umugisha wese azawuhabwa. Uguhesha umugisha ahabwa umugisha n'Uwiteka. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Nimwakire neza ijambo ry'Imana bene data nshuti z'umusaraba mudukurikiye aya masaha turabakunda. Dusomye kuri iri jambo Yakobo ahabwa umugisha na se. Imana ishimwe. Hari amasezerano ubitse. Hari amasezerano ubitse ndetse amaze igihe. Uyu mugisha nubwo tubonye yuko Yakobo yawuhawe na se, ariko mu yandi magambo arambuye uyu mugisha wari uwa Esawu. Esawu niwe wari nyir'umugisha, niwe wari wararuhiye umugisha guhera ku munota wa mbere. Esawu asezeranya umugisha, Esawu aruhira uyu mugisha, ariko ku munota wa nyuma kuri finari Esawu ararangara. Arangaye umwana wasenze, arangaye umwana wabaye maso, abamwubikiye imbehe. Abaramuriganyije da, abaramuriganyije bamutwaye umugisha, amutwara umugisha yaruhiye. Nk'uko nawe unkurikiye hari ibintu waruhiye, ibi bintu ukabiruhira, ibi bintu ukabikorera, ariko ku munota wa nyuma bikaguca mu myanya y'intoki ubireba. Imana niturengere kandi dutabare. Uyu muhungu Yakobo yari yarasenze Imana. Uyu muhungu Yakobo yari yaritoje. Hanyuma rero Esawu, ibi bintu byo gusenga ntago byari bya Esawu. Esawu yari amenyereye kujya mu ishyamba akajya guhiga, ntago ibintu byo gusenga yari abizi. Uyu muhungu Yakobo rero yari yaratojwe n'Uwiteka, yari yarakuriye ku birenge by'uyu mwami witwa Kristo. Hanyuma rero uyu muhungu Esawu yaje kurangara, kandi uyu mugisha n'ukuri. Uyu mugisha Isaka yari yarawusezeranyije Esawu kubera ko yamugaburiraga. Burya no muri ubu buzima bwacu umubyeyi ajya areba umuntu ubasha kumuhereza utuntu twibanze, akaba ari we yibandaho cyane. Hanyuma rero uyu muhungu Isa yari amaze gusaza, ari umusaza, ari impumyi, atakibona. Bene data nshuti z'umusaraba munkurikiye, nimwumve ijambo. Iri jambo riraryoshye pe, iri jambo riraryoshye. Arangije akajya agenda agahiga, akazanira se ibyo kunywa, akamuhereza ibyo kurya, mbese akamuba hafi mu by'ubu buzima. Noneho rero umubyeyi yishimye atangira kumuraga umugisha. Tujya dusenga, urugero ukajya gusenga Imana ikakubwira iti wari umaze imyaka 10 utabyara, ariko kuri iyi nshuro nguhaye umwana w'umuhungu. Umwaka ugashira, 2 gashira, wasubira ikongera ikakubwira iti nukuri ndirahenda Uwiteka, umwana w'umuhungu nakubwiye nzamuguha. Ugasenga umwaka wa 3. Hanyuma wamara gusenga umwaka wa 3 hakazamo ikintu cyo kurangara. Hazamo ikintu cyo kurangara ukabuciye inkerera mu cyamo. Wamara guca inkerera mu cyamo, kuko hari umuririmbyi wigeze waririmba ngo urava mu murongo harinjira mu wundi. Wamara guca inkerera mu cyamo, wa murongo wari wicayemo, wa mwanya wari wicayemo, kubera ko warangaye, undi akabaraje yicaye muri wa mwanya wawe. Cya gihe cyo kugira ngo wakire cya gisubizo kuko warangaye, uwagusimbuye akabara cyakiriye. N'uyu muhungu rero Esawu niko byamugendekeye. Finari yo kugira ngo aze kwegukana uyu mugisha, finari yo kugira ngo aze kugabana uyu mugisha, finari yo kugira ngo aze kuragwa ibyo yasezeranyijwe n'umubyeyi wiwe. Yagiye guhiga, ngewe nkeka ko ashobora kuba yaragiye guhiga yahagera,
uko yajyaga abona umuhigo ntaba ari kawubona. Nkeka yuko ashobora kuba yaragiye guhiga agatinda kubona umuhigo. Yatinda kubona umuhigo, uyu muhungu witwa Yakobo akabaraje yarazi ibyo papa wakunda. Nubwo bimeze gutyo, Yakobo yarazi ibyo papa wakunda. Arangije abazaniye se ibyo yakundaga yarazi, araza arabimuhereza. Amaze kubimuhereza, umusaza wifitiye inzara ntago yabura kwirira. Nawe wakuzanira ibyo kurya ushonje ntago wabura kubirya. Yarabiriye, amaze kubirya hazamo akantu ko kuba navuga ngo yarahubitsweho gatoya. Yahubitsweho gatoya kubera yuko Yakobo nubwo yariganyije uyu mugisha, ariko Yakobo yubahaga Imana. Hari abantu mwariganyijwe, hari abantu mwasezeranyijwe. Wowe unkurikiye, hari umuntu unkurikiye Uwiteka yasezeranyije urubyaro usenze imyaka 10. Urwo rubyaro nturarubona. Ni ukuri warariganyijwe. Wariganyijwe n'iki? Wararangaye. Umaze kurangara, Satani arakuriganya. Ni ukuri mwebwe munkurikiye bene data, Satani yagiye abariganya, Satani arabariganya. Ni ukuri abariganya Imana ireba kandi arabitwara arabiheza. Ariko ndabatangariza ngo haracyariho ibyiringiro. Nubwo igiti cyatemwa kijya cyongera kigashibuka, Imana nishimwe. Imana yiteguye kuburana imbago zanyu bene data. Nubwo mwariganyijwe, ukariganya Uwiteka yaragusezeranyije gucuruza, akakubwira ngo uzajya ujya kurangurira i Dubayi, ukaba utararenga no ku Gikongoro, kandi Uwiteka yaragusezeranyije kuzarangurira i Dubayi. Ni ukuri niba ukiri mu murongo w'Imana, ibintu Imana yavuganye nawe ije kuburana imbago zawe, ije kukurwanirira mwene data, ije kukuneshereza. Wowe wa mukobwa ukurikiye, Uwiteka yakubwiye ko azagukorera ubukwe. Umusore araza akakurambagiza akakubenga, ukayoberwa uko bigenze, ariko ntagaruka Imana itavuze. Imana yavuganye nawe. Niwongera ibihe byo gusenga, Uwiteka aje kukuburanira imbago. Uwiteka aje gusohoza icyo yavuganye nawe. Iyi Mana ntabwo ari injajwa, iyi Mana ntabwo ari igisambo ngo yimane imigisha. Nimube maso bene data inshuti z'umusaraba, nimube maso. Umwanzi yaratwinjiriye, umwanzi araturiganya, aturiganya umugisha, aturiganya abana, aturiganya ubutunzi, aturiganya ubukire. Kandi iryo ni isezerano. Iri ni isezerano ry'abantu bubashye Uwiteka. Ndibuka ubwo Yesu yigeze yabwira ba Simoni ba Petero bari kuroba, arababwira ngo nibamukurikire. Barangije baramubaza bati, kudutesheje imiryango yacu, ukadutesha ahantu twajyaga turobera tukahabonera ibyo kurya, ukaba utubwiye ngo nitugukurikira uzaduhemba iki? Arangije ababwira amagambo akomeye, arababwira ngo mukiri mu isi, ngo nzabakubira ngo 7, ngo nzabaha ubukire, ngo nzabaha icyubahiro, ngo ndetse ngo n'ikiruta byose, ngo nzabaha n'ubugingo buhoraho. Ubundi iri sezerano ry'ubukire, iri sezerano ry'icyubahiro, iri sezerano ry'ubugingo ni iryo Uwiteka yasezeranyije abamukunda bose. Haleluya. Bene data, nimwakira ijambo ry'Imana. Ngeze mu mwanya wo gutambutsa mesaje. Hanyuma nagize iyerekwa nijoro ndyamye, mbona uyu muhanda wa Shyirongo. Uyu muhanda wa Shyirongo kuva Shyirongo uza ukagera hano ku giti cy'inyoni. Uyu muhanda nagiye kubona, mbona hamenekeye amaraso menshi cyane. Uyu muhanda Imana yambwiye ngo mbwira abantu bari kwerekeza muri ziriya nzira, muri uwo muhanda nabonye, basenge. Mbere yuko bahaguruka berekeje muri iriya nzira, babanze basenge, kuko nahabonye impanuka ikomeye cyane. Uriya muhanda wa Shyirongo umanuka uzi n'ahanyabugogo, nahabonye impanuka ikomeye cyane. Nagiye kubona, mbona ikintu kinini cyane cy'ikiyoka, mbona uruntu rw'uruyoka runini cyane
mbona ruragiye rwitambika mu muhanda. Nabonaga ari ikiyoka kinini cyane kibyibushye cyariye, kiragenda kitambika mu muhanda. Kimaze kwitambika mu muhanda kirizinga, kikajya gitangira kikizinga, cyabona imodoka kikizinga, kirangije kizamura umutwe kiwushyira hejuru. Noneho mbona haturutse imodoka imbere. Nabonaga ari imodoka ya hoho, nabonaga ari ikimodoka gipakiye amasima. Nabonaga iyo modoka ipakiye amasima menshi cyane. Ngiye kubona mbona n'indi modoka y'ikamyo, nayo mbona hari yaturutse imbere hari n'iyaturutse inyuma. Noneho ya modoka y'ikamyo ishaka kugira ute kujya kugonga ya modoka, kujya kugonga ya nzoka. Ikiyoka cyagiye gifunga umuhanda kizamura umutwe. Kizamuye umutwe, imodoka imwe yazamuka zahuriranye. Noneho wa wundi w'igikamyo ashaka kujya kugonga ya nzoka. Agiye kugonga ya nzoka, nabonye aza n'uburakari bwinshi n'umujinya mwinshi, yongeza vitensi. Yongeje vitensi, mbona ipine rikandagiye inzoka, rikandagiye inzoka ipine riba rirahubutse. Mbona igikamyo gihita gishunguka gikubitana na ya yindi. Mbona biracuramye byose, mbona biraheneranye. Imodoka yose yahageraga yahitaga ikora impanuka. Moto yahanyuraga n'amagare byose byahitaga bikora impanuka. Mbona haguye abantu benshi cyane, mbona hapfiriye abantu benshi cyane. Imana irangije irambwira ngo abantu muri kwerekeza muri uriya muhanda nabonye, sindanahagera nahabonye, ariko abantu muri kwerekeza muri iriya mihanda, Imana yambwiye ngo musenge cyane. Musenge cyane kuko Satani yahasabye. Satani yahasabye, Satani yahagabye ibitero. Yesu yambwiye ngo mbabwire abashoferi musenge, abashoferi mube maso. Umuntu wese utwaye ikinyabiziga mube maso, ndetse n'abanyamaguru mujye muvi muhira musenze, kuko niba habaye impanuka imeze gutyo, nawe munyamaguru uri gutambuka ntago iri buguhushe, nawe uri bubigenderemo. Imana yambwiye ngo nze mbabwire mugire ute musenge. Imana yambwiye ngo nze mbabwire mugire ute musenge. Hanyuma rero Imana yongeye intuma ku bantu bameze gutya. Imana yambwiye ngo igeze kuri aya masosho media. Imana yambwiye ngo igeze hehe kuri aya masosho media. Imana yambwiye ngo izanye umweyo kuri aya masosho media. Imana yambwiye ngo abantu muri kuza ku masosho media muzanywe no kuza gusebya bagenzi banyu, Imana yambwiye ngo irabamanukiye. Ibindi Imana yambwiye ngo abantu muri kuza ku masosho media muje gukora ubujura n'ububandi, Imana irabamanukiye. Imana yambwiye ngo niba hari ikintu irakariye, nizi nkozi z'ibibi ziri kuza gukora ububandi kuri aya masosho media. Imana irambwiye ngo igeze ku masosho media imanuye umweyo. Imana irambwiye ngo irakubuye bya bintu mwajyaga mwiha. Imana irambwiye ngo izanye umweyo irakubuye haza. Nimureke mbabwire aya masosho media hagiye gusigaraho umuntu wavuganye n'Imana, hagiye gusigaraho umuntu wavuganye n'Imana, hagiye gusigaraho umuntu wicaye kuri nza y'Imana, hagiye gusigaraho umuntu uri gukora ibishimwa n'Imana. Imana irakubuye, Imana izanye umujinya n'uburakari. Hanyuma Imana igeze muri aba bayobozi bakomeye. Imana igeze muri aba bayobozi bakomeye. Imana irambwiye ngo buri wese wicaye ku ntebe atarabiherewe uburenganzira, iyi ntebe agiye kuyihagurukaho. Imana irambwiye ngo igeze no mu bayobozi, igiye guhagurutsa abayobozi, ijugunye izi ntebe, igiye kuzijugunya yongera itera izindi. Hari abantu Imana igiye guterera intebe. Buri ngeri zose Imana igezemo, buri ngeri zose Imana igezemo, Imana igezemo, buri ngeri zose Imana igezemo. Igiye gutera intebe nshyashya.
hari intebe nabonye Imana ihirika, mbona Imana irahiritse mu bagitifu, mbona Imana intebe irazihiritse, nkajya mbona iri kugenda itera izindi zana abandi bantu yicazaho muri ba mudugudu, mbona Imana irahiritse, mbona iri kugenda itera intebe izana abandi yicaza, muri ngeri zose nabonye Imana yinjiramo. Irambwira ngo umuntu wese wicaye ku ntebe akaba atari kuyikoreraho ibyo yakagombye kuyikoreraho, akaba ari gukora ibinyuranye n'amategeko, Imana irambwengije kumwimura yongere yimika abandi. Ubwo rero umuntu wese unkurikiye akisanga muri icyo cyiciro, ni ukuri nta yindi ngingo yakurengera uretse guhindura imyitwarire, uretse guhindura imikorere, uretse gusenga Imana ikaba ariyo yo kukurengera. Ibintu biragoye kandi birakomeye, ibi bintu muri kwita imikino, ibi bintu birakomeye, ni ukuri nimureke mbabwire, ibi bintu birakomeye. Niba wari umenyereye kwicara wenda ku ntebe runaka, niba wari mwarimu ukaba urugero wahembwaga ibihumbi 10, niba kwirukana ku kazi ntabwo uzongera kubona kandi kazi. Ibi bintu mu byitondere birakomeye. Iyi Mana imanukanye umujinya, dore igihe yahereye ihangana n'abantu banga kumva, imanukanye umujinya, none hije gukura mu mvugo, igize gute? Ishyize mu bikorwa. Niko Imana imbwiye. Hanyuma rero message nari mfite niyo, ibindi Imana niduhana umugisha. Haleluya. Imana ishimwe. Nibyo Yesu ndakumva. 0780 38 84 5 0780 38 84 5. Shimwe utanyanya cyane twasoje nyina ku biganiro byacu nagaruka. Ciao ciao.